ibyo kwa Rugema na Nyiranambara byabaye umuriro, ibintu byakaze, ibintu byahinduye isura. Abagore basubiranyemo, Fabiola, Emeline, Yvette. Abo bantu bateje impagarara cyangwa bateje akavuyo hagati ya Mama Kanyana ndetse na Kanyana ubwe, bageze kuri level yo kurwana. Ibintu rero murumva ko bitoroshye. Nizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo, ndabakunda cyane nk'ibisanzwe. Ni Mama Jayz. Turaje rero ngo tuganire ku nteguza ya filime Inzira y'Umusaraba. Nizere ko rero umuntu utarakoze subscribe kuri iyi channel, iki nicyo gihe ngo akore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Tugiye kuganira rero cyase tugiye kuvuga muri make filime Inzira y'Umusaraba. Iyi ni integuza. Turibaza ko twifuza ko cyangwa se Mama Kanyana ashaka kugarura iribagiza mu rugo, ngabe yakorerwa ikirori binyuze mu mucyo, asezeranya mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana niba bishoboka, ababyeyi bakamushyigikira bakamuherekeza. Ariko se murabona ibi bintu Cyurinyana ashaka gukora bizagenda neza? Ese bizaca mu zihe nzira? Mutange ibitekerezo, mumbwire ibintu cyangwa se inzira byacamo izo zose zishoboka Cyurinyana akaba yagarurira bageza mu rugo. Mwe murabona ari izihe nzira byanyuramo? Niba bwabo Nyiranambara, Fabiola ndetse na Rugema ntabwo bashyigikiye umubano wa Cyusa na Iribagiza, barashaka kumushingira Isimbi. Nubwo Isimbi twabonye adahari, Rugema akabaza umugore ati se Isimbi abahehe? Rugema se yabimubazaga atazi ko yari yaragiye kwa Nkubito, ahubwo Rugema ntabwo azi ko Isimbi nawe atakiba kwa Nkubito, nta nubwo azi ko yakoze amarorerwa yo kuroga. Yaramubajije ngo Isimbi arihe, aramubaza ngo yaratorotse, ngo yavuye ngo baramucikishije, amubwira ibintu nk'ibyo. Ariko ubwabo ku ruhande rwa Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola nta muntu ushyigikiye Iribagiza ko yakora ubukwe na Cyusa, kuko na mbere wose yoza kuba bamushyigikiye bari kumureka agakora ubukwe bitarenze yuko Cyusa amufata akamukura muri uriya muryango, bakaba bibereyeho muri buriya buzima. Icyo bashaka bo kibaraje ishinga, ubwo bukwe bazabwica, bashaka kumushyingira Isimbi, kandi Isimbi yarabuze nta nuza ahantu ari, ngo yitwaje ko yaba yaramuteye inda. Ariko nanone barashaka kubona Iribagiza ari muzima, barashaka kumubona bo bakamukoresha icyo bashaka, kuko Nyiranambara aragambira akavuga ati mu gihe nabuze umwana wanjye, Iribagiza nawe nta mahoro agomba kugira. Noneho nge ndibaza ngo Cyurinyana namugarura mu muryango, yaba Rugema ashyigikiye ko banazana umwana ku ruhande rwa Nyiranambara. Nyiranambara yarapfukamye asaba imbabazi yarazihabwe. Ariko hari ikintu nibaza, ntabwo nanone yaba ari umupango umwana w'umukobwa Isimbi yabura Nyiranambara none akavuga ati reka noneho niba mwanze reka dufate uyu mukobwa wanjye tumushyingire Cyusa, ariko Iribagiza nabane na Cyusa. Byo murabyumva uti. Ikindi, umuntu bita Nyiranambara yavuze ko nta kintu kiza gishobora kugera kuri Iribagiza mu gihe kitaragera ku mwana w'Isimbi. Ikindi nanone, uwo bita Fabiola na Rugema ndetse na Nyiranambara bahangayikishijwe cyane n'uburyo Iribagiza yahabwa uriya muti akabahinduka. Bose bafite ubwoba bwo kujya inyuma y'amaferabeto. Ndibaza ibintu Cyurinyana Mama Kanyana ari kuvuga ngo azane Iribagiza hara muri uriya muryango, ko bamubwira ati n'umugarura uzategure n'isanduku, n'umugarura uzamenye ko ari mu irimbi uzaba umuzanye. Ahangaha bizagenda gute? Mwandike ibitekerezo byanyu. Byanga byemera Iribagiza na Cyusa bagomba kuva muri rashyamba, kuko nta kintu Cyusa nimba yatangiye koroherwa, igisigaye nuko bava muri rashyamba. Ariko se bazagera iwabo gute mu gihe nta telefone, nta mafaranga, n'ibintu bigoye? Ikindi kandi ko bashyizeho ingenzi yo kubahiga, yo kubashakisha, aho nibaramuka bigaragaje Rugema nazaba babonyeho urwaho, bazakoresha izi nzira kugira ngo byibuze bagere kwa Mama Cyusa bari amahoro, kandi none Iribagiza agahabwa umuti.
mwe murumva ari uko mbere yuko Cyurinyana amujyana mu muryango wa Rugema, murabona ibibazo ukuntu bihari. Mwabonye agatsiko katangiye gukorwa haba ku ruhande rwa Fabiola, Emeline ndetse na Yvette. Abo bose ngo nabafana ba Isimbi baravuze bati ikintu cyatuma ubukwe bwa Iribagiza abo muri uyu muryango ntibishoboka, aho ibyo byo banabyibagirwe, ni ibintu bidashobora gushoboka. Ati ibyo babyibagirwe, ntabwo twatuma ubukwe buba, twakora igishoboka cyose. Ati hagwa n'umuntu aho kugira ngo ubukwe bwe byanga byemera. Nta nubwo bavuye kwizima, nta nubwo batekereza kuba Cyusa yarahisemo gufata Iribagiza akamujyana asize Isimbi mu rugo. Nekereza ko ibyo byari kuba isomo, bakavuga bati ubundi ibintu byo kuba twakomeza guhatiriza ku rukundo rwa Cyusa na Isimbi ntabwo bishoboka. Byibuze bagacururuka bagashaka izindi nzira, ariko kubera ko bari kurwanya Iribagiza cyane, bari kuvuga ati nta kintu yakora n'iki kibaho cyatuma tumushyigikira mu mubano we na Cyusa, ngo hazagwa umuntu. Kandi mwibuke neza ko Yvette nawe ni umugome. Mpuzamarozi yahaye Isimbi ngo aroge Iribagiza, ntago yamuroze. Bivuze ngo kuri iyi nshuro noneho nta kintu batakora ku bwa Iribagiza kugira ngo bamuhombye cyangwa bamukorere ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo ntabane n'umukunzi we. Aha ndibaza ngo Iribagiza na Cyusa murabona ubukwe bwabo buzashoboka cyangwa bazakomeza bibanire kuriya? Ikindi murabona guhabwa umuti kwa Iribagiza bizaca mu zihe nzira? Munyandikire comment mumbwire, murabona Iribagiza azahabwa umuti gute? Mu gihe Cyurinyana arashaka kumusubiza mu rugo, kujya kwa Rugema nabyo ni ibibazo, haracyari Fisto. Kujyana ko kwa mama Cyusa haracyari ibibazo, haracyari Fisto. Nuguhita atanga amakuru agahita avuga ngo Iribagiza na Cyusa bagarutse bari mu rugo, agahita atanga amakuru. Mu gihe bari batangiye kumuhereza wa muti, ugasanga babatesheje kumuhereza uriya muti. Murabyumva uti birukane Fisto kugira ngo niba Isimbi yaravuye mu muryango wa mama Cyusa, barawuvuyemo yarijyanye nta n'umwirukanye kubera amabiye. Igisigaye si uko bakirukana na Fisto kuko ari niwe mugambanyi wundi uhasigaye, kuko nanone Iribagiza na Cyusa wenda barorongotanye bakareba uburyo bagera iwabo kuko nta telefone. Burya muri comment ari umuntu wanyandikira arambwira ati nta muntu uyoberwa ahavuka, ariko mwibuke neza yuko Cyusa ntago ari haravukiye, baturutse muri Amerika, ariko hariya ntago bahayoberwa. Nubwo baba bahabaye igihe gitoya byanga byemera ntiyahayoberwa, ariko nanone ndibaza kubera ko bari gushakishwa, bari kugenda bakoresheje communication ya telefone. None telefone nta n'umuntu n'umwe yaba Cyusa Iribagiza nta telefone bafite. Ndibaza ngo bazagerayo gute? Ese bagezeyo bimwe Rugema yagiye ashyiraho ngo bari gushakishwa ngo yarashimuse Iribagiza, ntabwo bahita bafata. Ikindi Fisto amaze kumenya amakuru ko bageze hari mu muryango, byanga byemera ashobora guhita atanga amakuru, Rugema agatangira kuza guhigira Cyusa na Iribagiza hariya kwa Nkubito. Intambara none kabiravutse, babikore mu buhe buryo? Nimumbwire mwibanga rimeze gute? Bagende mwibanga rikomeye rimeze gute ku buryo Iribagiza azahabwa uriya muti? Nge niko numva Iribagiza azahabwa uriya muti kwa mama Cyusa, akava kwa mama Cyusa aributse ibintu byose. Ariko mbere yuko ahabwa uriya muti, mama Cyusa byibuze yarakwiriye kuganira na Emile na Kamarade bakamubwiza ukuri ku bintu bijyanye n'uriya muti, kuko ashobora mama Cyusa ashobora kugira ngo ni umuti wenda usanzwe, akagira ngo ni umuti wenda uvura indwara zoroheje, ariko indwara yo kuba arwara indwara yo kwibagirwa, akaba yaribagiwe ibintu byose. Murumva ni ikintu gikomeye cyane, ari nacyo ba Rugema bari kwemera bakavuga ati umuntu aremera asige n'ubuzima ariko uriya muti tuwugereho. Kugira ngo rero uriya muti mama Cyusa nawe abishyiremo imbaraga, numva yabanza akabonana n'uwo bita Emile na Kamarade bari abamuhaye umuti, bakamubwira ati uyu muti nuwa Iribagiza yahuye nabyisha, akabwira noneho n'abana ashaka gushyingira ko atari ba mwana we niko bavuga, atari ababyeyi ba Iribagiza. Akababwira ko ababyeyi ba Iribagiza bitabye Imana mu buri, ariko ari Rugema bigizemo uruhare.
ahangaha mama cyusa azavuga azabyumva yumva ukuri namara kumenya ukuri azagira umuhate wo gukomeza gushaka inzira izo ari zose zishoboka Iribagiza agahabwa umuti niyo yaba ari nko mu mazi akaba yumva mu nzira zose zishoboka zikomeye ku buryo icyo niki amaze kumva ukuri kuri ya muti impamvu yawo n'icyabiteye kugira bamuhigira umuti nawe ubwe afite imbogamizi cyangwa se afite impungenge zo kwibaza ati se uriya muti ni muti ki ese kuba umuntu w'umukozi wo mu rugo yaremeye akitanga akarara amajoro agahigwa bakamuhiga bakagira ute akajya guhigira uriya mwana w'umukobwa umuti bivuze ngo hari ibintu byinshi azi ati ibyo bintu yabazi ni ibiki ese nawe impungenge yahoraga agira akavuga ati se bariya ni ababyeyi Iribagiza byibuze nazo zashira bakaba bazi ngo nubwo bari kudushyiraho igitutu cyo gushyingira umukobwa wabo burya wa mwana nawe si uwabo ati niyo mpamvu bari kumurwanya niyo mpamvu batamwifuriza ibyiza bagahita bamenya ako kantu bakamenya noneho uburyo babyitwaramo noneho ibyo bintu babimenye ni nabwo noneho babasha no kwihagarara bakababwiza ukuri bakababwira ati twamenye ko Iribagiza atari n'umwana wanyu ni nayo mpamvu mutamukunda ni nayo mpamvu mwamutotezaga ni nayo mpamvu mwamuvunaga Bwira ati rero ibyo kutuzanaho ibintu byinshi byo kuvuga ngo ntago mushyingire Iribagiza umuhungu wacu twabimenye tahubwo turajya no mu buyobozi ibyo bintu babivuze bishobora kubatera ubwoba bakabona ibintu bitoroshye bamara kubimenya kuko byanga byemera Rugema cyaba gikurikiye yasigara higa umuryango wa Nkubito bagahita bava bakimuka muri ziyanzu zabo bamara kuzimukamo bagakurikirana icyubuko cy'umwana wabo ndetse n'ubutabera kuko Iribagiza amaze kwibuka byanga byemera no gushaka ubutabera bw'ababyeyi be ndetse akagaruza n'imitungo yabo bigabiye bumva yuko nta muryango wundi usigaye ndetse agashaka n'abavandimwe bandi kuko hari musaza we ari nabyo bafana besha bakunzi b'inzira y'umusara ndetse n'abakunzi ba Mama Jayz bagenda bibaza bakavuga bati twifuza kubana musaza wa Iribagiza icyo mwabayizeza cyo nuko muri episode zigiye gukurikiraho n'umuriro nibyo bintu bigiye gukurikiraho kuko Iribagiza na Cyusa bagiye kuva muri rashyamba ibigiye gukurikiraho mu byitege ikindi Iribagiza agiye kuzabana n'umukwe nanjye n'umukwe n'umukunzi we babane mu byemewe n'amategeko ariko badashyigikiwe na Rugema ahubwo ndi kubona Iribagiza zakora ubukwe Rugema ari inyuma y'amaferabeto reka cumbikishiriza ahangaha icyo musabwa ahangaha no gutanga ibitekerezo uko mubyumva nizere ko muri bukurikire kuko muri bukurikize ibyo ndi kuvuga mugakutanga ibitekerezo mwandika comment utarakora subscribe akayikora mukanda like musharinga bityo ibintu bikarushaho kugenda neza yari Integuza ndabakunda cyane bye bye